Hano rero baratwereka amanota dushobora kwifashisha, uburyo dufata inota rya do, ni ukuvuga inota rya do ndetse n'inota rya sol. Nyuma baratwereka inota rya mi mineur ndetse na la mineur, iyi ni la mineur, subira kuri sol. Donc ni amanota agize indirimbo Mpora ku mutima. Inota rya sol harimo la mineur, iyi ni la mineur, hakazamo mi mineur, genda basimburanya. Hanyuma inota rya re na sol. Ngira ngo aha ngaha haragaragara. Yabonye kubasuhuza inshuti bakunzi ba channel yacu niko na Egide. Ndabasuhuza cyane mbifuriza amahoro y'Imana. Nizera ko abo muri mu bice bitandukanye, amajyepfo, amajyaruguru, burasirazuba, burengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali, ndetse no hanze y'igihugu beyond. And I know I have so many friends from there. Ndizera ko mumeze neza aho muri hose, ibyo mukora byose Imana ikomeje kubaha umugisha. Muri aka kanya rero nongeye kugaruka. I am back for the reason that we both know. Ni guitar tutorial. Hari abantu nshimira cyane bakunda kunyandikira bambwira bati muri comment, bakambwira bati dukeneye aka kantu. So uyu mwanya mufashe ngira ngo tuze kurebera hamwe accord simple. I mean ni amanota y'indirimbo imwe, ariko ni amanota simple, ni amanota yoroheje. Muri iyi minsi niyo turi kurebaho, muri za ndirimbo twakunze, nta nubwo aba ari ibintu bihambaye, burya ntabwo ari ibintu bidasanzwe. Hari indirimbo rero, ni indirimbo yitwa Mpora ku mutima niyo ushaka ko tuza gucuranga uyu munsi. Turaza gukeneramo amanota nkuko mwabibonye, turaza gukeneramo inota rya sol ariko twifashishije capo. Hanyuma turaza gukeneramo inota rya sol, turaza gukeneramo inota rya do, turaza gukenera inota rya la mineur ndetse na mi mineur, et puis turaza gukenera inota rya re kugira ngo ducurange indirimbo yacu wumva ifite injyana, tuyicurange ku buryo nkuko mpora mbivuga. Abantu bakunda kutubaza baba bakeneye kumenya, batinzi gukora kuri gitari ariko ntabwo mpita menya neza exactly amanota y'indirimbo iyi ni iki mwamfasha. So ni umwanya wanyu rero, ni umwanya wanyu kugira ngo murebe izo chords, the simple chords that we can use for such song. Ngira ngo uyu munsi abo twatangiranye, uyu munsi hari umusaruro biri kugenda bitanga. So ari abakoze subscribe, ari abatarayikora, mwese iyi message iraza kubafasha. So nagira ngo very soon turebe muri video how we can play this song. Turebe ukuntu twacuranga kano karimbo ka Mpora ku mutima. Ngira ngo nako umugabo witwa Samputu. Yes, Samputu. So I am back, and then umunsi ugenda nagukurikije amaso, ijoro rirakumisha, nsigara nigunze, abambona bose bambaza ubutitsa, wababajwe n'iki
that's one area codes, my people, my friends. It's very simple, biroroshye cyane for this song. Ndetse n'utundi murabibona ko n'utuntu turi very easy, bisaba kuba umetriza turiya dukode gusa nta kindi. So hari wenda abavuga ati sinzi ukuntu uri gukora abantu mujya mubimbaza, ariko byose ni practice. So ushobora gukoresha uburyo rero ucuranga indirimbo bwitwa arpeggio, ariko hari na streaming ushobora kuyicuranga muri aya manota ariko ugakoresha ubundi buryo. For instance, ushobora kugira ngo umunsi ugenda nagukurikije amaso, ijoro rirakumisha, nsigara nigunze, abambona bose bambaza ubutitsa, bababaje n'iki cyatumye wigunga. it's only just kuba umemoriza, ufite izi codes uzifite neza ku buryo utajya kureba, utajya gushakisha. Ubundi ushobora gukoresha streaming cyangwa se gukoresha arpeggio. It's very easy, yaba kuri iyi ndirimbo ndetse n'izindi tugenda tubona utuntu dushya nyine, ku buryo nawe ushobora kwirwa, nawe ushobora kuba ukunda umuziki mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ukirwanaho bigakunda. So kambashimire rero ku mwanya wanyu, nshimira abantu mwese mufata umwanya wanyu mukareba izi video, nshimira abantu mwese mumaze gukora subscribe, nshimire n'abantu mukikoresha inama ariko mwabikora ntacyo bitwaye. Ni uburyo bwo gushyigikirana, gufashanya kugira ngo tubashe gukora ibintu. Niba hari ababikunze nuko bifite n'akamaro, kugira ngo tubashe gukora ibyisumbuyeho rero nuko mudushyigikira, nuko dushyigikirana. Bano banjye ndabakunda cyane, mukore subscribe, mukore share, ndetse munatwandikire muri comment kuri channel, mutubwire muti hano bimeze gutya, hano bimeze gutya, tumva byagenda dusangire ubuzima ariko especially ubuzima bwo mu muziki. Mbibutsa ko muziki ni ubuzima, ni ibiryo bya roho, ntabwo mwari mukaza. Abantu rero murimo neza, mugumemo, abantu turi kumwe.